Shalom, shalom. Mwaramutse igitondo cyiza. Ndabashuje aho muri hose. Yesu ashimwe cyane. Ndifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana riri mu Kuva 23 umurongo wa 20. Haravuga ngo dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira akujyane aho nza nakwiteguriye. Dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira akujyane aho nakwiteguriye. Reka dusenge. Data, turagushimiye muri iki gitondo, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Turasaba kugira ngo amaraso wamenye igorogota yongere kutwuhagira no kudutunganya. Turagushima ko tubyutse turi bazima, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu, amen. Inshuti zanjye mu nyumva, ndabashuhuje aho muri hose. Ndifuza kuganira namwe ngo akira ubutabazi bw'Imana muri iki gitondo. Ubutabazi bw'Imana. Haleluya. Ahangaha mu gitabo cyo Kuva, Imana yavuganye na Mose, iramubwira ngo noneho ngiye kubaha marayika. Icyo marayika agiye gukora, azabagenda imbere, abarindire mu nzira zose, abageze ahantu nabateguriye. Abamarayika ni imyuka Imana yashyizeho kugira ngo ikorere abera. Haleluya. Iki gitondo, nshuti yanjye, sinzi inzira urimo gucamo y'intambara zikomeye, y'ubuzima bukomeye, y'ubuzima bukakaye, y'ubuzima bugoye, ariko iki gitondo hari inkuru nziza nkufitiye. Imana ikoherereje marayika muri urwo rugendo. Imana igiye kuguha ubutabazi bwihuse. Ahantu ubona nta nzira ihari, ahantu ubona ibintu byarangiye, ahantu ubona ibintu bitagishobotse, hari ubutabazi muri iki gitondo. Hari marayika w'Imana ugiye kugufasha, ugiye kukuyobora. Haleluya. Ugiye kukuyobora iyo nzira utazi, iyo nzira udasobanukiwe, iyo nzira utigeze unyura. Marayika w'Imana ikimuzanye ni ukugira ngo akuyobore inzira ukwiye kunyuramo, kandi anakurinde. Haleluya. Akurindire mu nzira zawe zose. Ibyo bintu urimo gucamo birimo intambara zikomeye, hari marayika watumwe ku buzima bwawe. Hari ubutabazi, hari imbaraga z'Imana zigiye kugusanga aho hantu. Marayika w'Imana azakurinda, kandi marayika w'Imana azakurwanirira kugeza igihe. Intego ya marayika ni ukugeza igihe akugereje aho Imana yaguteguriye. Haleluya. Inshuti yanjye, wikwiheba, uracyafitanye urugendo n'Imana. Bibiliya ivuga neza igihe kimwe Pawulo ari mu bibazo bikomeye, bari mu bwato, inkuge, yaratakaje icyerekezo. Bibiliya iravuga ngo marayika w'Imana araza abwira Pawulo ati humura, n'abagenzi bawe muzagera kwa Kayisari. Haleluya. Marayika w'Imana ikimuzanye muri uwo muyaga, muri ayo marira, muri iryo curaburindi ry'ubuzima bwawe, aho uri wenyine, aho udafite umuntu waguhumuriza, aho udafite umuntu wakubwira ijambo ryiza, marayika w'Imana araje kugira ngo akurindire mu nzira zawe. Icya kabiri, akugeze mu mugambi w'Imana. Hari ahantu Imana yateguye ko ugomba kugera. Ubuzima bwacu ni urugendo. Hari ahantu Imana yateguye ugomba kugera. Rero nshuti yanjye, muri iki gitondo ndashaka kukubwira yuko Imana igiye kuguha marayika wayo uri bukurinde, akakurinda umwanzi, akakurwanirira, akakurinda ikibi cyose. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Haleluya. Ngo kuko marayika wanjye azakujya imbere akakujyana mu Bamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abanyakanani n'Abahivi n'Abanyebusi, maze nkabarimbura. Haleluya. Icyo ni cyo gice cyo Kuva 23 iyo usomye umurongo wa 23. Haleluya. Imana yiteguye kuba umubisha w'ababisha bawe, umwanzi w'abanzi bawe. Haleluya. Ikintu kizanye marayika w'Uwiteka ni ukukujya imbere, akakujyana mu gihugu cyawe nubwo kirimo indi myuka. Marayika w'Uwiteka azabarimbura. Haleluya. Azabarimbura Abanyakanani,
azarimbura abanyakanani, azarimbura abamori, azarimbura abanyebusi. Haleluya. Reka nkubwire inshuti yanjye, ikizanye marayika si ukukurinda gusa, aje no kukurwanirira, anesha imyuka yananije umuryango wawe, yananije ubuzima bwawe, atsinde buri kintu cyose kirwanya ubuzima bwawe. Uku kwezi hari marayika w'Imana aguhaye kugira ngo akurwanire intambara, abe umubisha w'ababisha bawe, abe umwanzi w'abanzi bawe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari ubutabazi kuko marayika w'Uwiteka aje kurimbura ibyo byose, aje gukuraho ibintu byose byakubujije umugisha. Ntutinye, uragoswe n'ingabo z'ijuru. Ntutinye, hari ubutabazi, hari imbaraga z'Imana zigiye kuza ku buzima bwawe zigutabare. Akira ihumure muri iki gitondo, akira amahoro kuko marayika w'Uwiteka yaje kugira ngo akurwanirire. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Mana nziza, turagushimiye ku bwa marayika wawe uje kurimbura abamoni, uje kurimbura abanyebusi, uje kurimbura mwami Imana Uwiteka nyiringabo, abanyakanani n'abaferezi. Marayika wawe mwami aje kuturinda kandi aje no kuturwanirira kugira ngo tugeze mu gihugu wagambiriye kuva kera, kugira ngo tugeze mu mugisha wateguye isi itararemwa mwami, kugira ngo tube muri uwo mugisha, kugira ngo tube muri mwami mu byo watugeneye, twebwe n'imiryango yacu, twebwe n'ibihugu byacu, twebwe n'imigabane yacu, twebwe mu matorero yacu. Uri Imana ije kudutabara, uri Imana ije kutwiyereka, uri Imana ije kuturwanirira. Hari marayika wohereje mwami, hari ubutabazi muri uku kwezi, hari imbaraga zawe zije guhindura amateka yacu, hari ibyo uje kurimbura, hari ibyo uje gukuraho, hari ibyo uje gusenya burundu, hari intambara uje kurangiza mwami. Turagushimira ko nta kintu na kimwe cyakwitambika imbere, nta kintu na kimwe cyakwitambika mu mugambi wawe. Urakoze mwami Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Inshuti yanjye, akira ubutabazi. Imana igiye kugutabara, ubutabazi bw'Imana bwihuse ku buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha, amen.